nkubwire ikintu kibishe kuruta ibindi ni umuntu uvuga ko akijijwe, ni umuntu uvuga mu ndimi mu rusengero ukamuburaho indangagaciro. Ikintu gituma izina ry'Imana ritukwa n'abantu bavuga ko bubaha Imana mu rusengero, hanze y'urusengero ukababuraho uburere. Erega ntimubona abantu bigira ukuntu Imana izaho yakora. Imana iza ahantu yakora ugahita uca bugufi ukemera kuba mu rugo, ukaba mu muryango, izaho yakora. Urugo ntirushoboka urukundo rudahari. Uza abana bafite umubabaro bagendana badashobora kubona ifunguro ry'umunsi umwe, base babanyuraho n'amamodoka aremereye, atangira kuvuga ati umugabo wanjye anyicisha inzara, nta badayimoni ngwaye. Umugabo nawe akavuga toya twaragerageje, yuzuye abazimu bahese ko ari inzara imwishe. Uza abagabo bajya bonyene, uza abagore bikunda bajya bonyene, uza abantu batita kuri bagenzi babo. Uzi kuba mwarasinye ivangamutungo risesuye, ariko buri munsi ukajya ukora mu gofero hagiye urashaka ngahe, ayo ushize se wayamajije umutungo ukora 50 ukaba utunze konti umugore wawe atariho, uramutse upfuye se yaba yande ko banki yatwara. Mama yitabye Imana hashize imyaka 5, fata ifoto ye nyimanika muri saro, haza umudamu w'inshuti yacu arayireba, arambwira ngo Desire, ngo ngiye kukubwira ikintu madamu watazakubwira, ngo be kubera ko ari itonda, ngo twebwe turafuha tugafuhira n'uwapfuye. Nahise njya ku mbuga z'abadamu mbabaza ikibazo nyine cy'amatsiko, ndababaza ari nyoko bukwe, mama w'umugabo wawe na mama wawe, ninde byakorohera ko mubani wawe? Natangajwe nuko abadamu 90% barambwiye ngo byanyorohera ari mama kuko niwe twaruhanye, ngo mabukwe ntaho muzi. None se we ntiyaruhanye n'umuhungu we? Muzi ikintu gisenya ingubu naba dufite urubyiruko atiteguye gutanga ikiguzi na gito ngo urugo rubeho, ntiteguye kwihanganira n'utuntu duto. Aba banyogokuru ntimugire ngo ntabwo bageragejwe, nabo barababaye mu gihe cyabo, bahura n'ibikomeye, ariko ico baturusha ni iki? Yashobora gupfa ku bw'abana be. Reka mbabwize ukuri, torero twibwije ukuri, iyo murebye intege nke dufite, generasiyo izakurikira tuzayiraga iki? Uzi ko dukora amasengesho tuzi ngo twagize ibihe byiza, aho kugira ngo usabe icy'ingenzi ugahita usaba ibiryo n'imyambaro. Ibitekerezo byawe birangana n'ibiryo n'imyambaro, n'amashimwe ari mu nsengero ni ibiryo n'imyambaro, kwizera kwacu kurangana n'ibirayi byo mu ruhengeri. Niba warananiwe gukontorora ubuzima bwawe uri umusore, utazi kwishira kuri gahunda, ntuzi isaha kuryama no kubyuka, umara amasaha 4 ku mbuga nkoranyambaga, uzaba umupapa umeze ute? Iwabo hahora muzunga iminsi mikuru. Iyo umwana yavutse n'umunsi mukuru, yakambakambye n'umunsi mukuru, yameze iginyo yo haruguru n'umunsi mukuru, yavuze pa n'umunsi mukuru, bahora muri muzunga y'iminsi mikuru. Ibyo babamwe ni ibyo gusa, ibyo gusengera urugo, ibyo kwiriza ubusa, ibyo gutoza abantu kubaha Imana ntubibabwire. Bazajya baza hano ku cyumweru, hanyuma parike baze bumve batahe basubire muri mizunga yabo. Ubu munsi mwatewe na dayimoni, muzamukizwa n'iki mudasenga? Guhinga ni byiza no kweza ni byiza, ariko iyo haje mu businzi utangira kubona umugore wawe ashaje, utangira kubona umugabo wawe atazi igifaransa n'icyongereza, utangira kubona uri umuntu urenze. Gushaka amafaranga ni byiza, gucuruza ukunguka ni byiza, kuba wubashwe ni byiza, ariko iyo bikuzaniye ubusinzi umuvumo urinjira. Si amahitamo y'Imana ko abantu bagwa, si amahitamo y'Imana ko abantu ingo zisenyuka, ntabwo ari amahitamo y'Imana, ni ukunanirana k'umwana w'umuntu. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kubana namwe
kuri uyu munsi wanjye wa kabiri natangiye ejo dusangira namwe kwicaha cangije umuryango. Hanyuma uyu munsi tugiye kuvugana ku gucungurwa k'umugambi w'Imana mu muryango. Bahaye ikaze mwese mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Cyo nagira ngo ngusabe no kukwiye gukurikira. Reka dusome icyanditswe kiri mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 14 na 15. Itangiriro 3:14 na 15. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ugwe, ruzagukomeretsa umutwe, uzarukomeretsa agatsinsino. Iyi mirongo ivuga ibintu bibiri bikomeye. Ivuga ko Imana yasezeranije gucungurwa k'umuntu, ariko nanone harimo no gucungurwa k'umuryango. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 12 umurongo wa 14 kuri B haravuga ngo, kandi Imana nayo ubwayo ntihutiraho gukuraho ubugingo, ahubwo ishaka uburyo kugira ngo uwirukanywe atabaciwe nayo. Igihe Adamu na Eva bakora icyaha mu ngobyi ya Edeni, yaje kubafatira imyanzuro ikomeye, harimo no kwirukanwa mu ngobyi ya Edeni. Ubundi umuntu afitanye isano n'ubuturo, afitanye isano naho kuba, afitanye isano n'igihugu, kuko Imana niyo yagabanyije ingabano z'aho abantu batura. Aba bo bari batuye ahantu heza kuruta ahandi hantu hose mu ngobyi ya Edeni, ariko kubwica birukanywe mu ngobyi ya Edeni. Imana ishaka uburyo yongera kubaka umuryango. Na n'uyu munsi iracashakisha ubundi buryo kugira ngo ingo zimeze nabi zubakwe. Imana iracashaka uburyo kugira ngo abantu babanye nabi babane neza. N'ubu nuku gutegura iki giterane kwitorero nabwo n'ubundi buryo Imana yashizeho, kandi Imana izatanga n'ubundi buryo kugira ngo umuryango wubakwe, kubera ko ntiyifuza ko uwirukanywe atabaciwe nayo. Ntabwo akwiye gufatwa nk'uw'Imana yanze, nk'aho Imana yamuciye. Nyamara kwa muganga bakoresha inzira zose kugira ngo urembye atagendaniraho. Bakoresha sonde, bagakoresha serumu, bagashiramo oxygene, bagashitura umutima, bagapoma kugira ngo umuntu atapfa. Nimubona umuntu apfiriye kwa muganga ntaco baba batakoze. Nupfira mu itorero nta kintu Imana izaba itarakoze. Urugo ni rusenyuka warumvishe nk'ibi amatwi yacu ari kumva, nta kintu Imana izaba itarakoze. Imana ishaka ubundi buryo kugira ngo uwirukanywe atamera nk'uciwe nayo. Si amahitamo y'Imana ko abantu bagwa, si amahitamo y'Imana ko abantu ingo zisenyuka, ntabwo ari amahitamo y'Imana. Ni ukunanirana k'umwana w'umuntu, kubera ko ibibazo by'ingo bitangira mu cyumba muri babiri, hanyuma umwe akabinagondwa akanga kuva ku izima, abana bakabimenya n'abakozi bakabimenya, hanyuma pare na marene akabimenya, bikagera kwa pasiteri, ejo bikazajya mu rukiko. Nta kintu Imana ibitakoze. Bamwe abarageze igihe atacumvira umutima nama we, bikagera igihe bikanga. Imana iracashaka uburyo kugira ngo wirukanywe atamera nk'uciwe nayo. Navuze nsoma Bibiliya ndeba ukuntu Imana yagiye ikoresha uburyo bwinshi kugira ngo iramire umuryango. Umuryango wa mbere uyitengushe, Adamu na Eva, Imana yashatse ubundi buryo, ishaka uwitwa Seti. Niwe watangiye ibyo gusenga. Seti aragerageza, igihe cye kirarangira, Imana ihagurutsa Henoki.
Enoki ayinezeza ku kigero kirenze icyo Imana yatekereza, ifata umwanzuro ukomeye imutwara mu ijuru adapfuye. Ubundi Imana yari ikoze irenga yobora, kuko Imana yaravuze ngo ubwo umuntu akoze icyaha gupfa ko azapfa. Ariko kuko ari umuntu yabaye inshuti yayo magara, akagera ku gipimo umuntu ashobora kubana n'Imana, yitira mwimura imutwara mu ijuru yambaye umubiri. Hanyuma nyuma ya Enoke hakurikira Nowa. Nowa nababaye, yakoze ikosa rikomeye kuko Imana yamurokoranye n'umuryango w'abantu 8. Hanyuma avuye mu nkuge ahinga uruzabibu areza, kugera aho nta kibazo cyari kihari, ahita akora inzoga arasinda avuma umuryango, biba byongeye gupfa. Gushaka amafaranga ni byiza, gucuruza ukunguka ni byiza, kuba wubashwe ni byiza, ariko iyo bikuzaniye ubusinzi umuvumo urinjira. Hari abantu nzi Imana yagiriye neza batari bafite ibintu byinshi, uko ubutunzi buzamuka baranirwa kubana n'abandi. Guhinga ni byiza no kweza ni byiza, ariko iyo haje mu businzi utangira kubona umugore wawe ashaje, utangira kubona umugabo wawe atazi igifaransa n'icyongereza, utangira kubona uri umuntu urenze. Hari indwara yo mu mutwe igwagwa n'abasirimu, abantu begwara n'abasirimu. Ikintu kibaranga ni ukwishongora. Abayumva arenze abantu bose ku murongo, abashaka guca imbere, abayumva atavugana n'abantu baciriritse, atangira kujya kurebera umupira hamwe n'abandi bagabo, hanyuma agatangira kunywa gakeya, niba ukanywa umbabarire kuri ngewe siko mbyemera. Hanyuma agatangira gutaha saa 8 y'ijoro, ubwo umudamu aramutegereje kugera saa 9 y'ijoro kandi burasha ajya mu kazi, ntaco bimubwiye, ibipfa byose ntaco bimubwiye. Guhinga ukeza ni byiza, ariko iyo bije mu businzi umuvumo urinjira. Nowa niko byamugendekeye. Byanze Imana ifata Aburahamu Imana imuhagurukiriza umugambi w'amahanga, imuhagurukiriza kuzubaka umuryango. Bibiliya iravuga ngo cyatumye imuha umuryango kwari kugira ngo azigisha abazamukomokaho kubaha Imana, kandi bizabe uruhererekane rw'umuryango. Hanyuma itahagurukana n'ikivunge cy'abantu batigeze bumva ijwi. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo Imana ngo yagerageje Aburahamu ngo imuha umwana atinze. Yari afite amasezerano 2 akomeye, rimwe ryari kuba sekuru w'amahanga binyuze mu muryango, irindi byaro kubyara. Ibyo kubyara ryamaze amezi 9, nta gikomeye cyari kirimo. Imana yaramubwiye ngo umwaka utaha, kandi kuko umwaka utaha yarabyaye. Isezerano ryamugoye ni ukuba sekuruza w'amahanga. Umuntu ukirongora incoreke, umuntu Imana ihamagara akazana na Loti, mutekereza ko yari Loti wenyine? Umuntu Imana igihamagara akihakana umugore we bakamutwara areba, uwo muntu yabasekuruza w'amahanga ameze ate? Niba warananiwe gukontorora ubuzima bwawe uri umusore, utazi kwishira kuri gahunda, ntuzi isaha kuryama no kubyuka, umara amasaha 4 ku mbuga nkoranyambaga, uzaba umupapa umeze ute? Niba utazi gukoresha amafaranga neza, ubu umunsi wahawe kujera umuryango uzabishobora ute? Niba utazi kwishira kuri gahunda mu by'ukora, uzaba umupapa cyangwa umumama umeze ute? Kuba sekuruza w'amahanga ni paraporo yaho ugejeje guhinduka imbere muri wowe. Umunsi Imana yabonye atandukanye na Loti, yaravuze ngo ndi Imana yakwiretse nkugarutseho, nzakugira sekuruza w'amahanga. Umunsi atanga Aburahamu, Imana yaramubwiye ngo nibwo nkimenya ko unkunda. Hanyuma bikomereza kuri Isaka. Reka nsubire inyuma kuri Aburahamu ho gato. Mwari muzi ko Aburahamu yakoze ikintu kibi wongeraho ngo kibi cyane, yateje konfiri mu muryango. Mu ndebere intambara iri hagati y'Abarabu n'Abisirayeli, ntituzi igihe bizarangirira. Umwe ni uw'isezerano, undi ni injoreke.
konfiri yateye n'uyu munsi. Uza abagabo babyara abana bakabihakana, uza abana bafite umubabaro bagendana badashobora kubona ifunguro ry'umunsi umwe, base babanyuraho n'amamodoka aremereye. Isaka nawe agera ikirenge mu cyasi, atera indi konfiri mu muryango nanone. Murebe ikibazo cya Esawu na Isaka. Imana iracyashaka uburyo, ishaka umuntu wo kwizerwa. Yakobo akomezanya n'Imana ayigora imyaka 20. Yarahungiye kwa Labani. Nta muntu w'umunyamanyanga ku isi ndabona umeze nka Yakobo, ntawe ndabona pe. Imana yamuvuzeho ko yamukunze, imuha isezerano, imunanira kwizera, arariganya. Ni nako izina rye risobanura. Arangije umunsi se yamuhaye umugisha w'umwibano, ahita arahunga. Bwo guhunga ni umugisha abahunze. Arangije ageze mu butayu, Imana iramwiyereka yiseguye ibuye. Imana ari muri ico kirere iramubwira ngo sinzakureka ntasohoje byose nagusezeranije. Hakugira ngo abyuke yihana, ahita ashinga ibuye, arisiga amavuta, aravuga ngo mu rugendo ngiyemo numpa ibiryo n'imyambaro n'ingaruka ahantu nzahakubakira inzu. Ni ikibazo cy'ibiryo n'imyambaro cyangwa ni ikibazo cyo kwihana? Uzi ko dukora amasengesho tuzi ngo twagize ibihe byiza, aho kugira ngo usabe icy'ingenzi ugahita usaba ibiryo n'imyambaro. Aho kugira ngo usabe guhinduka no gusa na Yesu, uzubaka umuryango wubaha Imana, ibitekerezo byawe birangana n'ibiryo n'imyambaro, n'amashimwe ari mu nsengero ni ibiryo n'imyambaro, kwizera kwacu kurangana n'ibirayi byo mu ruhengeri, n'inzu yo kubamwo n'imodoka, mukabona umuntu rwose ngo yarakomeye. Abo twakomotseho bari bafite amasezerano azakomezanya n'ibisekuru. Yesu akavuga ati ndapfuye, ariko yambwiye ko umwara azasama inda akabyara umwana w'umuhungu. Reka mbabwize ukuri torero, twibwije ukuri, iyo murebye intege nke dufite, generasiyo izakurikira tuzayiraga iki? Tuzasiga tubabwiye ngo iki? Tuzababwira ko twihanganye, tuzababwira ko twasenga cyane, tuzababwira ko twazanye impinduka mu isi y'uyu munsi. Umuryango tuzasiga tubabwiye ngo iki? Mukurikije intege nke dufite. Abarahunze ntageze kwa Labani, nta kubise amaso abakobwa barabana, ahita atangira kurambagiza. Aracari impunzi, ntafite n'icyo kurya. Bibiliya avuga ngo kubera gukunda abagore cyane, umukobwa umwe yamukoreye imyaka 14 ngo nkaho ari igihe gito, ngo kubera gukunda abagore gusa. Hashize iminsi barabyaye, abuze icyo abagaburira, ajya kwa sebukwe ati ndapfuye n'abana. Aramubwira ati korera amatungo. Akorera ibyo kurya n'amatungo. Ageze aho Imana iramwiyereka, we yariganije rimwe, bamuriganya inshuro 10. Uburiganya bumumereye nabi, Imana iramureba kubera cya kindi kijyanye n'umuryango. Iraza iramwiyereka, abona amapfizi ava mu ijuru amwimiriza umukumbi. Kuko Labani nawe yari umugome, yafashe intama z'ibihuga n'imye, ahita zitwara ku birometero 80, amusigira intama z'umweru zitafite ibara. Ubwo zari kuzabyara ibitobo n'ibihuga zivuye. Imana imwereka amapfizi amwimiriza umukumbi. Hakugira ngo yizere icyo Imana yavuze, ahita agenda afata uduti aradushishura, adusiga amabara, yiga kuba umupfumu nta handi yabyize. Hari abantu batubesha ngo bageze ku migisha, ngo hari ukuntu ngo byagenze, inzira babinyujijemo batahagarana ngo baduhe ubuhamya, batatubwira neza uko byabonetse. Yego wubatse inzu Imana ishimwe, ugenda mu modoka, ufite akazi, wakabonye ute? Ikibazo kiraho. Abonye uburiganya bumurembeje arataha, ageze ku cambo ca Yaboki, umutima umwibutsa icyaha yakoze mu myaka 20 ishize. Nagira mbibutse ko umutima utajya ruswa. Umutima ntabwo wawubesha. Arangije yambutse ibintu byose, kandi nabwo abesha Esawu ngo mumubwire ko agukumbuye, kumba muhaye ruswa. Nta nkumbu yari afite, umutima wari umurembeje. Agera igihe yambutsa n'uwa kabiri, akubitana na marayika. Aramubwira ati namenye kuri marayika utanga umugisha, mpumugisha. Marayika aramubwira ati ndagusaba ikintu kimwe gusa, ivuga izina.
aravuga atoya byo ntacyo nkubwiye. Agira ngo arabigenza nk'uko yagenje se Isaka, yiba umugisha ariganije Esawu. Marayika mugatumva ngewe ntabwo ndi so, nta nubwo ndi Esawu, urawumpa umugisha ndawufite ndawuguha ariko wivuze izina. Icyakurikiye ni iki? Yamukoze ku mutsi w'itako nerve sciatique, akaguru karareguka. Erega ntimubona abantu bigira ukuntu Imana izaho yakora. Imana ntabwo wayiheza, ntabwo wayiheza. Iza ahantu yakora ugahita uca bugufi ukemera kuba mu rugo, ukaba mu muryango. Izaho yakora. Hanyuma ku neza yawe ukwiye kwemerera Imana itararinda gukoraho, ko mu rukundo rwayo ntiyishimira kuwa cyo wagendaniraho, ahubwo ishaka uburyo. Bibiliya iravuga ngo uwo munsi ahinduka imiryango 12. Karimana yakorana n'umuntu umwe, none ibonye imiryango 12. Icyagomba kumubaho mu myaka 12 ishize, 20 ishize, kimubaho uwo munsi. Umurimbyi yaringiye ngo natinze cyane kwitaba ubwo wampamagaraga. Uramutse wumviye amahoro yataha mu rugo rwawe, ibyishimo byaza, haba ahantu haryoshe. Hanyuma byakomezanije na Yosefu nawe yakoze ibyo agomba gukora mu gihe cye, bikomezanya na Yosuwa yaravuze ngo ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Yaraza agaciro ko gukorera Imana mu muryango. Hanyuma nyuma ya Yosuwa rero habaye akajagari, bituma basubira mu bunyage. Ariko kuko Imana ihora ishaka ubundi buryo, Imana yaje gutoranya umuryango umwe shaka kuvugaho uyu munsi, kugira ngo tuvuge gucungurwa cyangwa se uko Imana yacunguye umuryango. Ni umuryango nkunda cyane nubaha wa Yosefu na Mariya. Imana yabonye uburyo. Nagira ngo mbabwire indangagaciro nke natekereje kuri Mariya no kuri Yosefu, mwumve niba batari abantu koko bakwiye kubyara umucunguzi. Mu ijambo rimwe, mu isi yose Imana yashatse abantu babiri bo kwizerwa, umugabo n'umugore, kugira ngo abe ari bo Imana izanyuzamwo gucungura itorero cyangwa se umuntu, cyangwa se gucungura umuryango. Mu ndangagaciro za Mariya, reka bari we mperaho, icya mbere yarazi ibyanditswe. Bibiliya iravuga ngo amagambo yose yayabika mu mutima. Ayo maze kumvira hano no kuri YouTube n'ahandi hose wabanje, umutima urayabitse. Indangagaciro ya kabiri, yari umuntu uzi isezerano ry'Imana kuri Isirayeli. Umunsi yamenye ko atwita Imana, yaravuze ngo Imana igiriye neza Isirayeli ngo nkuko yasezeranye na Aburahamu. Abantu batazi n'amasezerano y'Imana. Cya gatatu, yari umuntu yumvira. Igihe marayika yamubwiye ngo uzabyara Mesiya, yaravuze ngo ndi umuja w'Umwami Imana, ibyo uvuze bingirigweho. Yari umuntu azi kumvira. Kumva ni kimwe, kumvira ni ikindi. Icya kane, yari umuntu ugira ibanga. Ndebera nyambona abantu biyita amazina aremereye muri uyu murimo w'Imana, akagerekeranya amazina nk'icumi. Mbega ibintu biciriritse. Nukuri kose bifite agaciro hafi ya ntako. Ikikugira uri we si izina witwa, ni umumaro wagize mu muryango. Ikikugira uri we si amazina aremereye witwa mu murimo w'Imana, ahubwo ni impinduka wazanye muri sosiyete. Ibaze Mariya ko yari umuntu yavuganye n'Imana, ariko akabigira ibanga, ntiyagenda yirata mu bandi. Yaba muri Kigali gusaba agatuti, akavuga ati ngewe navuganye na marayika, namubonye n'amaso. Ntimwishimire ko abadayimoni bahunga, ntimwishimire ko indwara zikira, mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nibyo Imana yishimira gusa. Ikindi, yari umuntu uciye bugufi. Yari abitse amasezerano y'Imana kandi akagenda yicishije bugufi. Imana igwanya bibone, abicisha bugufi Imana ikabahera ubuntu.
ikindi Mariya yari afite uburere bwo mu muryango, yari afite indangagaciro. Natangajwe n'ukuntu yari akiri isugi. ari umuntu mu bihugu biduturanye nabyo, ari umushumba ufite itorero rinini cyane, yazanye igihembo mu rusengero avuga ati umukobwa ukiri isugi ndakimuha. Mu rusengero rw'abantu ibihumbi arashaka isugi arayibura. Mu rusengero rw'abantu ibihumbi yarayibuze, yazanye igihembo. Yari afite indangagaciro, yari afite n'uburere bwo mu muryango. Mbabwire ikintu kibishe kuruta ibindi, ni umuntu uvuga ko akijijwe, ni umuntu uvuga mu ndimi mu rusengero ukamuburaho indangagaciro. Ikintu gituma izina ry'Imana ritukwa n'abantu bavuga ko bubaha Imana mu rusengero, hanze y'urusengero ukababuraho uburere, ukababuraho indangagaciro. Mariya yari afite uburere bwo mu muryango. Nyandeba urubyiruko dufite ubu, ntiwamenya niba ari abazungu, ntiwamenya niba ari abirabura, n'abantu bahezemo hagataho. Donka amaguru aranagana mu kirere. Si umuzungu, si n'umwirabura, ntiwamenya ngo ninde. Ntabwo agakiza gatuma utakaza identite. Iyo ubutumwa bwiza buje mu muco w'abantu, ntabwo buhita bufata ibintu byose ngo bubisenye. Bukuramwo ibyaha, kubandwa, guterekera, ubusinzi n'ibindi, ariko indangagaciro abantu barazigumana. Ni gute wowe ukizwa ugatakaza n'uburere byibuze bwo mu muryango? Ntabwo ushobora kuva nk'umupapa mwiza, ntabwo ushobora kuva nk'umumama mwiza udafite indangagaciro. Ikindi, Mariya yari afite umutima wagutse, utizirikana, uzirikana abandi, ashobora kwemera igisebo kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze. Muzi ibintu yari yiyemeje igihe yemera gutwita Mesiya, yari yiyemeje gutegwa amabuye. Mu muco w'Abayahudi iyo watwita ikinyendaro byangana n'urupfu rw'amabuye, ariko kuko amenye ko ari Imana ivuganye nawe, yemera no gupfa apfiriye abandi. Muzi ikintu gisenya ingubu, n'aba dufite urubyiruko atiteguye gutanga ikiguzi na gito ngo urugo rubeho, ntiteguye kwihanganira n'utuntu duto duto. Aba banyogokuru ntimugire ngo ntabwo bageragejwe, nabo barababaye mu gihe cyabo, bahura n'ibikomeye, ariko icyo baturusha ni iki, yashobora gupfa ku bw'abana be, bashobora gutanga ikiguzi cyose umuryango ntusenyuke. Mariya yakomeje gukurikirana Yesu no mu bihe bikomeye. N'igihe Yesu yari yambaye ubusa ku musaraba uko yavutse, Mariya yari ahahagaze, abigishwa bo bose bahunze. Uyu mudamu yari yubatse neza. Ikindi, Mariya yashoboye gutoza umuryango we kubaha Imana. Munabizi ko abavukanyi ba Yesu kuri Yosefu harimo Yakobo na Yuda barakije, barananditse. Hajya umuryango wawe byibuze gutoza, ntabwo bivuze ngo ni ukuvuga gusa. Bajya babona usoma Bibiliya, bajya babona musenga nk'umuryango, iwanyu Imana irahaba. Ikindi, Mariya yari inyangamugayo. Mwari muzi ko Yosefu yapfuye Yesu afite imyaka 19. Indi myaka yose Mariya yari umupfakazi, ariko yakomeje kwitwara neza, yari inyangamugayo, yabaye icyitegererezo cyiza cyo kwihangana. Ikindi, yari umuntu utegereje isezerano ryo kuzura umwuka wera. Igihe muri babandi 120 buzuye umwuka wera, Mariya yari ahari. Uyu mudamu ntabwo yari akwiye kubyara Mesiya. Dukeneye abakobwa bubatse neza kuri iki kigero. Reka mvuge izindi ndangagaciro za Yosefu. Yosefu muri Matayo ari mu gisekuru cya Yesu. Inkomoko ye yari mu isezerano ry'Imana. Kimwe nkunda kuganiriza urubyiruko rwacu, ntugapfe gutwara umukobwa wose ubonye, ntugapfe kwemera umuhungu wese ubonye. Byibuze uzagwarize kuwo mu nzu y'Imana. Umuntu ufite isezerano ry'Imana, umuntu yasenze, umuntu ubana n'Imana, byibuze uwo. Kubera ko umuco n'umwijima ntabwo bibana. Yari afite inkomoko iri mu isezerano. Icya kabiri,
Bibiliya imutangira ubuhamya ngo yari umukiranutsi. Hari umuntu umwe twakoranye umurimo w'Imana dukoze inama, arambwira ngo Desire ngo nkubwire akantu nti ngo abakiranutsi ngo ni itsinda ritororoka, ngo kubona umukiranutsi muri iki gihe birakomeye. Reka nongereho ngo mu insengero buri cyumweru ziba zuzuye, ariko kubona umuntu yera imbuto, kubona umuntu ukiranuka bisigaye bikomeye. Bijya bimbabaza iyo numvise abapagani bavuga ngo ha gukoresha umukristo nakoresha utari we. Kubera iki? Abakristo basigaye bera imbuto mbi. Kubona umukiranutsi, kubona umukiranutsi. Bibiliya itangira ubuhamya Yosefu ko yari umukiranutsi. Ikindi, yari umuntu udashobora gukoza isoni mushikiwe, ndavuga Mariya. Ntabwo nubwo yamenye ko atwite, Bibiliya iravuga ngo ntiyashima kumukoza isoni kugira ngo Mariya adategwa amabuye. Umuntu yari yubatse neza. Uza abantu bakoze isoni abandi, basengana ari bene se ariko akumva yishimiye. Bijya bimbabaza iyo mu rusengero umuntu yananiwe, bene data akaba ari bo bambere kubajya kumuvuga hanze mu batizera. Ngo ubusengo wagira ngo arasenga ngo ari kigenda. Ninde yakugize maneko wabakizwa n'abadakizwa? Ninde yagushinze iryo barura? Wagwanye n'intege nke zawe ko zihagije. None biteye isoni iyo dukojeje izina ry'Imana mu banyamahanga. Izina ry'Imana rigakogwa n'isoni mu banyamahanga, twabigizemo uruhare. Ikindi, yari umuntu utega amatwi Imana, yari afite amatwi yumva Imana. Yesu yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanje. Igihe Imana yamusanga imubwira ngo ntatinye kurongora Mariya, yari afite amatwi yumva Imana. Ikindi, kumva ni kimwe, yari afite umutima wumvira. Uzi ibintu Imana ivugana natwe buri gihe, buri teraniro hano Imana ivugana natwe, ariko abantu bumvira ni bangahe? Iyo tuba twese twumvira icyo Imana ivuga, biba ari byiza kurutaho. Ikindi, yari abitse ubuhanuzi ko Mesiya azavuka. Ntabwo yari umuntu ugenda udafite icyerekezo, kuko abantu benshi bagenda muri inzira nta cyerekezo bagira. Yari abitse ubuhanuzi. Reka mbabwize ukuri, birababaje iyo umuntu abyara umwana atazi n'icyo Imana iteganya kuri uwo mwana, akamubyara mu mubiri gusa, ntazamenye impano ye, ntazamenye umuhamagaro we, akamuhata ibyo kurya na minervare, akamushira ibintu byose mu mubiri, ariko mu gice cy'ubugingo n'umwuka ntagire icyo amuha, ntibizamubuze kunywa urumogi. Kubera iki? Nta cyerekezo. Urugo rwawe ntuzi aho Imana igwerekeza. Ejo nababwiye ngo nta rugo rusa n'urundi ku isi, buri rugo rwose Imana rufite umugambi wihariye. Nk'uko wavutse uri ikinege, nuko n'urugo nagwo ari ikinege. Ikibazo, iyerekwa n'icyerekezo mufite n'irihe. Ikindi, yashize mu bikorwa ubushake bw'Imana 100% nubwo bwari bushaririye. Uzi kubwirwa ngo rongora umukobwa? Abagabo bari hano bumvise icyo mvuze. Umukobwa utwite inda itari yawe. Ndabizi ko abagabo turabanyantege nke kuri icyo kintu, ndabizi neza. Ariko nubwo bitari biryoshye, nubwo bitari byiza cyane, nubwo amarangamutima atararyohewe, yashize mu bikorwa ubushake bw'Imana nubwo bitari bimeze neza, kubera ko yari umuntu yumvira Imana. Twebwe iby'Imana idusaba nta nubwo bikomeye nk'ibi, dukwiye kwiga kuyumvira. Ikindi, iyo usomye Bibiliya, yari umuntu yihangana. Uzi ko Imana yamusabye ikintu gikomeye, amubwira ngo ntujyamane n'umugeni wawe, mushake kugira ngo umuhungishe, ariko ntuzajyamane nawe kugeza igihe azabyarira. Uko kwihangana murakumva? Kubera ko tutari mu iteraniro ry'abubatsi ingo gusa, harimo n'urubyiruko, hari imibare ntashaka kuvuga, ariko abagabo bagira ubushake buri hejuru cyane y'ubw'abadamu. Ibaze kwemera kihangana kugeza igihe Mesiya azavukira. Mwamereye Imana icubahiro mw'abantu. Dufite abantu avuga ngo urumva ngo madamu yagiye muri mission ngo binanira kwihangana.
ngo hanyuma ngo yaramaze iminsi ngo tutavugana neza, ugahita ukatira ku mukozi. Mbega ibintu! Marie Yosefu yari umuntu azi kwihangana, maîtrise de soi, yari umuntu azi kuyobora umubiri we. Ikindi, yabashije kurinda Yesu. Murabizi ko yamuhunganye akamujyana muri Egiputa, no mu muryango naho yaramurinze, kuko mu muco w'Abayahudi kubyara ikinyendaro cyari igisebo kiri hejuru. Ibyo ari byose bari babizi ko atari umwana we yabyaye mu nda, ariko yabashije kumuhungana aranamurinda mu muryango. Ikindi, yatoje Yesu mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Reka mbivuge mu ijambo rimwe. Imana mu bagabo bose bo ku isi yasanze umugabo yakwizera ikabitsa umwana wayo, akazabasha kumuhuza n'Imana, akarinda amarangamutima ye, mu mubiri akamuha ibikwiriye, ari Yosefu. Imana ije mu Rwanda gushaka umugabo umwe wo kwizerwa, yasanga ari wowe. Umugabo mu isi yabitsa umwana wayo, yasanga ari wowe. Yashoboye kumutoza. Nasomye ijambo ryanejeje. Bibiliya avuga ngo Yesu ngo akura ashimwa n'Imana n'abantu kubera icyo yakuye kuri Yosefu. Ikindi, yari umuntu ukora kugira ngo umuryango we ubeho. Umwuga wo kubaza ntiyawuretse. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo umuntu udakora, umuntu adatunga abe, abahakanye ibyizerwa, ababaye mubi hanyuma y'utizera. Arabantu bafite iresponsabilité ku kigero giteye ubwoba, atazi inshingano zo gutunga umuryango. Turavuga Imana yashakishije ubundi buryo inyura mu miryango myinshi, kuva kuri Enoki irakomeza iza kubona umuryango umeze nk'uko Imana ishaka, nawita umuryango w'icyitegererezo. Hanyuma mu byanditswe baduhaye harimo icyanditswe kiri mu Befeso 5:22 kugeza 33. Ndashaka gusoma aya magambo vuba. Haravuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza wayo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akagyitangira ngo ageze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, agishira rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribigera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu yakanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Aya magambo nayakuyemo ibintu byinshi, reka mvugemo bike. Icyambere, hano Bibiliya yavuze kuri Kristo n'itorero, hanyuma abicitegererezo. Icyambere nagira ngo mvuge hano harimo urukundo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Reka mbabwize ukuri, ntushobora kubana n'umuntu udakunda. Hari ingo rero zitangirira ku bindi, ariko nta rukundo ruhari. Urugo ntirushoboka urukundo rudahari, kandi ku kigero nk'icyo Kristo yadukunzemo. Icya kabiri, ntabwo gucungura byari bushoboke hatabayemo igihango, harimo amaraso. Isezerano ni igihango. Impamvu Pawulo abuza gusambana ni ukugira ngo utagirana igihango na maraya. Iyo umuntu asambanye aba yishe isezerano, aba avuye mu muhamagaro, aba atatiye igihango. Icya mbere harimo urukundo muri aya magambo twasomye. Icya kabiri harimo igihango. Icya gatatu harimo icyitegererezo, modeli.
umubano wa Kristo n'itorero. Abagabo bakwiye kurebera kuri Kristo uko afata itorero, n'abagore bakwiye kuganduka nk'uko bagandukira Kristo. Icya kane, harimo imibanire hagati y'umugabo n'umugore. Uyu munsi icyitegererezo ntabwo kiri kuri Adamu yatsinzwe, kiri kuri Kristo n'itorero. Icya gatanu, harimo inshingano, gukunda no kuganduka. Icya gatandatu, harimo yirashe. Imana ifite uko yapanze urugo. Habanza Imana, hagakurikira Yesu, hagakurikira umugabo, hagakurikira umugore, hagakurikira abana n'abandi bagize umuryango. Iyo yirashe ipfuye, ibintu byose biba akajagari. Isi ikintu iri gukora irimo guhindura uko Imana yapanze urugo. Akaga isi ifite n'abagabo bavuye mu mwanya wabo, akaga isi ifite n'abagore bavuye mu mwanya wabo. Iyo umuntu atakaje position Imana yamushizemo, nta kindi gishobora gusubirira uwo muntu. Niko Imana yabipanze. Nemera ko umugabo ari umutwe w'urugo. Umugabo agomba kuba igisenge, husband agomba kuba igisenge. Hanyuma ikindi, hano harimo imbabazi n'impuhwe. Bibiliya yatubwiye ngo ageze azagishira ritagira ikizinga. Bijya bimbabaza iyo umuntu ananiwe kubabarira mugenzi we agahora amucyurira amakosa yakoze kera. Ngo kandi ni kuhora uvuga ngo nakera, ngo kandi ngo na mama wawe umufatanyije na nyina gute koko? Kristo abereyeho kwezi itorero ngo azagishire ritagira ikizinga. Niba umubonanye intege nke mugenzi wawe, umugabo wawe cyangwa umugore wawe, gerageza umweze. Nico ubereyeho ni ukweza mugenzi wawe. N'abafiyanse barashwana bakamara iminsi batavugana, yamukatiye. Kandi buri wese akaba yabuze ategereje ngo ngo azatangire ace bugufi. Ibaze Kristo abyifashemo nka gutyo. Umunsi umwe Yesu bamubajije ngo mugenzi wanjye ninde, ahita avuga umusamariya yavaga i Yerusalemu amanukiye Yeriko. Ageze mu nzira agwa mu gico c'abambuzi, baramukubita basigasigaje hato agapfa. Abagomba kumurengera barimwe abatambyi, abantu bitwa abanyempuhwe, abazwiho kurengera baramwirengagiza. Ntabwo yari yapfuye, yarabarebye. Muziki nahoze ntekereza, mu Rwanda turacafite amahirwe ko abantu population 80% bose ku cumwero barinjira mu matorero. Itorero rikoze inshingano zaryo, imiryango isenyuka yaba miki. None ikibabaje, hasenyuka izo hanze n'izo muri bene data. Kubera iki? Abatambyi bamwe ntabwo gahunda yabo ari ukuramira abakubiswe. Wapi? Bagendana n'abagenda. Abakubiswe ntaco bababwiye. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo nk'uko umuntu akunda umubiri we akawugaburira, niko akwiye kwita kuri mugenzi we. Hano harimo ibintu bibiri bikomeye. Petero yaravuze ngo abagabo bakwiye kwita ku bagore babo kugira ngo amasengesho yabo atagira inkomyi. Duheruka guhura n'umuntu muri counseling. Uwo umugabo we ni umukozi w'Imana uyoboye itorero. Umwanya munini awumara ku rusengero, umugore we agasigara ari uhinga yita ku rugo. Hanyuma umugabo agahita afata ibyo umugore yasaruye akabikingirana, wakigira ku rusengero kuva ku wa kane kugira ku cyumweru. Umugore inzara ikamwica kandi yarahinze. Noneho yatangiye kugwa kubera inzara y'igihe kirekire, akagwa mu materaniro, bagahita bajya kumwirukana mw'abadayimoni. Amatwi yacu yumva ibintu bibi. Hanyuma byaje kugera igihe baramuhambira n'inzara mu nda, bamujyana ku baganga bo b'ingwara zo mu mutwe. Noneho
atangira kuvuga ati umugabo wanjye anyicisha inzara nta badayimoni ngwaye. Umugabo nawe akavuga toya twaragerageje yuzuye abazimu bahese ko ari inzara imwishe. Uza abagabo bajya bonyene, uza abagore bikunda bajya bonyene, uza abantu batita kuri bagenzi babo, uzi kuba mwarasinye ivangamutungo risesuye ariko buri munsi ukajya ukora mu ikofi hagiye urashaka ngahe ayo ushize se wayamajije umutungo ukora 50 ukaba utunze konti umugore wawe atariho, uramutse upfuye se yaba yande ko banki yatwara. Kandi ibi bikorwa n'abantu bize banayafite. Bibiliya avuga ngo umuntu agaburira umubiri we akawitaho. Dukwiye kwita kuri bagenzi bacu. Hari urundi ruhande nago rw'abantu bita ku mubiri cyane. Iwabo hahora muzunga iminsi mikuru. Iyo umwana yavutse n'umunsi mukuru, yakambakambye n'umunsi mukuru, yameze iginyo yo haruguru n'umunsi mukuru, yavuze pa n'umunsi mukuru, bahora muri muzunga y'iminsi mikuru. Ibyo babamwe ni ibyo gusa, ibyo gusengera urugo, ibyo kwiriza ubusa, ibyo gutoza abantu kubaha Imana. Ntubibabwire, bazajya baza hano ku cyumweru, hanyuma parike baze bumve batahe basubire muri mizunga yabo. Ubu munsi mwatewe na dayimoni muzamukizwa n'iki mudasenga? Kwita ku mubiri ntabwo dukwiye kubaho muri ignorance, ariko nanone ntabwo dukwiye kwita ku mubiri ngo twibagirwe ubugingo. Ikindi hano muri aya magambo twasomye harimo umuhamagaro. Yesu yasize icubahiro kingana n'ubumana, yemera kuza kudusanga. Iyo umuntu ashatse hano Bibiliya tubwiye ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Ngewe nemeranywa n'umutima wanjye, ahantu nashatse Imana yantumyeyo nka missionnaire ndabizi neza. Ushobora kugira intege nke ariko nzi icyo yantumye. Ugomba gufasha mugenzi wawe mu buryo bw'ubumana, ariko ukibuka ko wahamagawe nk'uko Aburahamu yahamagawe ugatumwa mu wundi muryango. None nabashiki b'umugabo cyangwa se muramukazi wawe, baramukazi bawe cyangwa se nyoko bukwe, nta nubwo ushaka ko binjira iwawe. Mama yitabye Imana hashize imyaka 5, fata ifoto ye nyimanika muri salo, haza umudamu w'inshuti yacu arayireba, arambwira ngo Desire, ngo ngiye kukubwira ikintu madamu watazakubwira, ngo be kubera ko ari itonda, ngo twebwe turafuha tugafuhira n'uwapfuye, ngo niba utaha buri munsi urebe iriya foto madamu wawe bizamugerageza. Mu by'ukuri madamu yari inshuti ya nyirabukwe, nta kibazo bigeze bagirana, ariko numva umudamu ambwije ukuri. Nahise njya ku mbuga z'abadamu mbabaza ikibazo nyine cy'amatsiko, ndababaza ari nyoko bukwe, mama w'umugabo wawe na mama wawe, ninde byakorohera ko mubani wawe? Natangajwe nuko abadamu 90% barambwiye ngo byanyorohera ari mama kuko niwe twaruhanye, ngo mabukwe ntaho muzi. None se we ntiyaruhanye n'umuhungu we? Ntabwo yaruhanye n'umuhungu we. Wamenye ko wahamagawe Imana ikagutuma mu wundi muryango, ukwiye kuzahasiga izina ryiza nka Mariya. Bakazavuga tumva twigeze kugira umukazana, twigeze kugira umukwe yubaha Imana, azi icyo yatumye. None niyo wohereje utuvungukira, nanimvuze ngo utuvungukira, ubanza kudutongera. Hari agakuru nabonye kuri social media, namwe mwarakabonye, aho umuntu yabwiye umugore, baramubwira ati mama yampamagaye ari mu bitaro ararembye. Aravuga ngo mama wawe ibiki? Hanyuma bukeye abaganga bahamagara umudamu, baramubaza ngo ntabwo wamenye ko mama wawe arembye? Arangije abaza umugabo, baravuga ati hajya ejo wambwiye ngo iki?
avuga ati ngene mama yararebye kutambwiye ko ari mama. Hari abantu bubatse nabi mu buzima. Ikindi muri aya magambo twabonyemo ubusabane. Hano havuze ngo ubu n'ubwiru bukomeye, ariko ibyo mbivuga kuri Kristo n'itorero. Ejo narababwiye ngo Imana yatanze urugo, ariko kataloge ivuga urugo, igishushanyo mbonera yarakigumanye, kugira ngo uzamenye icyo Imana igambirira ku rugo rwawe. Bisaba ubusabane nayo, bisaba kwigaruka imbere buri munsi kugira ngo umenye icyo Imana ishaka. Hano harimo ubusabane. Niba uri umugabo udaherukana n'Imana, abari munsi yawe uzabamanuriraho ibikomere n'amategeko n'imihango n'ibindi bibavuna gusa. Ariko niba wasabanye na Yesu, azakubwira icyo wabwira umwana wawe. Niba uri umudamu udaherukana na Yesu, abari munsi yawe uzabavuna, ntuzabasha kubatoza kubaha Imana kuko ntuherukana na Yesu. Bibiliya yavuze ngo muganduke nkuko mugandukira Kristo, mukunde nkuko Kristo yakunze itorero. Nagiye mu gihugu kibanye hano duturanye, hanyuma umudamu aza kuduserva apfukamye. Turangije kujya ntera urwenya, nabimajije mu rwenya ariko narizi icyo mvuze. Ndamubaza, umbwiza ukuri, upfukamye cyangwa upfukamye uhagaze? Avuga ati ni ukuri kw'Imana, usibye umuco wacu umutima urahagaze. Hari abantu bakora ibintu by'umuhango imitima yabo idahari, umutima warazinziga ikapora nahukanye, ariko agakomeza kubaho, umutima waragiye. Icyampa muri iki giterane Imana ikakubaka ikanakubakira. Imana yacunguye umuryango, yagize neza, ishimwe, umugambi wayo waragarutse, ariko hari inshingano biduha cyangwa se aricyo dukwiye kwitondera. Icya mbere, dukwiye kwita ku gakiza twakiriye. Nuba ubanye na Yesu neza, ntabwo uzaca inyuma y'umugore wawe. Niba ubanye n'umugabo neza, ntabwo uzahemukira umugabo wawe. Niba ubanye na Kristo neza, ukaba uzi uko Kristo yakunze itorero, bizakorohera kubana n'abandi. Icya kabiri, guhinduka ku ngeso ni inshingano ya buri munsi. Guhinduka ku ngeso, muzi ikintu gisenya ingo, nibyo twanze guhindukaho. Niwita ku guhinduka kwawe, uzaba umunyarukundo, uzaba umugwaneza, uzaba wihangana, uzaba uri umunyamahoro. Uwo muntu nta muntu n'umwe yananirwa kubana nawe. Icya gatatu, ni ukurinda umugambi w'Imana mu gucungura umuryango cyangwa kubaka umuryango. Iyo tubuze abahungu bacu n'abakobwa bacu gusambana muri fiançailles, bumva tubagora. Umushumba Rutayisire yaravuze ngo nutwagwa n'umuhungu wa Satani, sobukwe nagusura ntuzinube. Iyo muje hano tukabarambikaho ibiganza, tuba duhamagaye ngo kubaho kw'Imana kuzagendane namwe mu buzima bw'urushako, kuko buri rugo ni ikindi gisekuru kiba gitangiye. Iyo mwasambanye, ntabwo tushobora kubashiraho akadodo k'umweru ngo gafate mwarabanje mwaka umukara. Niba ubizi ko ariko wabigenje, uzashaka umushumba, muvugurura amasezerano, mubanze mwihane, Imana ibone gutaha iwanyu. Ikindi, kubaka inshingano no kubaka urugo ni ukwiyemeza kuzuza inshingano buri munsi. Hari abantu rero abayicaye atazi inshingano z'umudamu, atazi n'iz'umugabo. Buri wese yujuje inshingano ze, byakorohera kubana neza n'abandi. Hari abantu batazizi, atazi nk'umudamu inshingano ze zigarukira aha, umugabo we ize nize. Hanyuma ikindi ni ugutoza urubyaro ruzakurikiraho kubaha Imana. Iyo urebye mu magambo twasomye haruguru, intego ya Yosefu yo kubaka urugo kwari ugucungurwa kw'isi, kwari ukuzana ubwami bw'Imana mu isi. Niyo ntego ya Yosefu na Mariya mu kubaka umuryango, mu gihe abantu bubu abenshi bashakishwa n'irari ry'umubiri, abashaka kunezeza irari ry'umubiri. Akavuga ati ibyo byose ndakuze kandi bambaza impamvu ntashaka, yenda mfite n'agafaranga. Ashaka kunezeza irari ry'umubiri, ariko nta mugambi w'Imana uri mu rushako rwe. Nta bwami bw'Imana yenda kuzana. Ntazi n'icyo Imana igambirira ku muryango, urugo rwe ruzatangira nk'izindi zose. Ikindi,
kugira ngo urugo rube mu mugambi wo gucungurwa bisaba ko abagubatse baba barinjiye mu mugambi w'Imana wo gucungura umuntu. Bisa nkaho bizimije, reka mbisobanure muri aya magambo. Kugira ngo umugambi w'Imana wo gucungura umuryango wuzure, nuko abagiye kubakana bombi baba baracunguwe n'amaraso ya Kristo. Mu ijambo rimwe bagomba kuba barakijijwe. Birababaje ko abantu bashaka urugo rufite amahoro, urugo rutunganye, urugo rukominika, urugo rusangira umutungo, urugo rugendwa bakuye mu Imana. Pratiquement impossible, nabwo bishoboka. Ntibishoboka ko ibyo bintu bihaba, kuko ibyo mvuze ni imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugwa neza. Ntibishoboka kuba iwanyu Imana idahari. Wambaza ngo ko ari zubatse neza, ndabizi, ariko habaho imirimo yo kwizera n'imirimo y'amategeko. Hari abantu bagize amahirwe, baregwa n'ababyeyi bafite indangagaciro, babatoza indangagaciro, ibyo bishobora kububakira, ariko ntabwo twavuga ko ari urugo rw'ubumana. Hanyuma urugo rwubatse mu buryo bw'ubumana rwakirwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ibi nzabyigisha urubyiruko rwonyine. Urugo rwubakiye ku Mana rwakirwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Twunamisha amaso dusenge. Birashoboka ko waje hano uvuga ati ngewe mu by'ukuri ndumva na Kristo tutabanye neza, hari intege nke niyumvamo, ariko nifuza ko muri iki giterane intege nke zanjye zihinduka imbaraga. Nifuza kuba umutsinzi no kurushaho biheshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Uhagurutse tugasengana, wabugize neza. Uhaguruke mu mwanya wawe, uhagarare ubwire Imana ngo nkubwije ukuri nk'imbaraga, mbashe gukora ibyo ushaka, ninjire mu mugambi wawe by'ukuri, kandi ushoboze gukora ibiri mu mugambi wawe. Guhaguruka byaba ari byo byiza, hanyuma uce bugufi mu mutima. Imana iteguye kukugirira neza. Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, Mana yacu turagushimiye. Ubwiru bw'Imana burakomeye, Imana kwigaragaza yambaye umubiri. Biratangaje ukuntu wasize icubahiro kingana n'ubumana ukamanuka gushaka umunyabyaha nkanjye. Warakoze kuza Yesu, warakoze kuza. Warakoze. Twari kuba bande Mwami? Twari kuba dupfuye, twari tudafite Imana rurema, turi kure y'Abisirayeli, tudafite ibyasezeranijwe. Ubuntu bwawe nibwo bwadukijije, imbabazi zawe nizo zitugize abo turi bo. Turabigushimiye Yesu ko wemeye kuza. Ntabwo waducunguye gusa, ahubwo wavuze ko tukurebaho nk'icyitegererezo. Kuruha kwacu, imibabaro yacu nuko twarebye ahandi hatari kuri wowe. Bituzanira kuruha, bituzanira umubabaro, ariko nanone uracaduhamagara ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange mbaruhure. Iri teraniro ryuzuyemo abantu bashaka kuruhuka, babihamishije guhaguruka. Baruhura umutima, ubaruhurira imitima. Ubahe kubaho ubuzima buruhutse, ubaho ubuzima bunezerewe, ubaho ubuzima bushima, ubaho ubuzima buhindutse, ubaho ubuzima butsinda, ubaho ubuzima busha muri Kristo Yesu. Turasengera ingo zacu Mwami, abitegura kuzubaka n'abazubatse. Icampa ingo zacu zikaguhindukira ubuturo, ahantu waba unezerewe, ahantu uticuza, ahantu hakunezeza gutura. Utwubake Mwami, utwubake mu mwuka, utwubake mu bugingo, utwubake mu mubiri. Nanone utwubakire ingo zizira amakimbirane, ingo wishimira, ingo zimeze uko ushaka. Ntabwo twibagiye ingo z'Abanyarwanda Mwami aho ziri hose.
mwami turarambiwe kumva abagabo bica abagore babo, turarambiwe kumva abagore bica abagabo, turarambiwe kumva abantu biyahura, turarambiwe kumva amadivorce atazwi umubare. Mana birarambiranye, kubaho kwawe nikuze, ubwami bwawe nibuze, 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 bukuraho ibisenya umuryango. ubwami bwawe nibuze mwami, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze, ubusinzi buzimuka, ubwami bwawe nibuze, abantu baziga kuvuga neza, ubwami bwawe nibuze, imitima izaruhuka, ubwami bwawe nibuza, abagambiriye kwahukana bazasubira mu ngo, ubwami bwawe nibuza, abadayimoni bigabije ingo bazahunga, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze. Turagushimiye mu izina rya Yesu.